dukomeze na episode ya 10. Ndetse muribuka ko ahangaha Nyiramwiza wacu yari yisanze kwa anti w'umusore ari wari batangira kuba bamubwira ati se noneho ati umusabirizi umuzanye kuba wakora iki ahangaha, ati cyangwa uyu musabirizi aje kuba yakora iki ahangaha. Disika Nyiramwiza murabizi nta stress kakifitiye, ubwo ngubwo katangiye kwa kakisekera kavuga atari kaba abantu nubwo bari kwa bambwira nabi ati nge ntabwo ngomba kuba nabitora nabi. Kumbe hano hari anti w'umusore ndetse we yari yarakaye cyane avuga ati uyu mukobwa we gute watinyuka kuba wamuzana ahangaha, ati urabizi nge ndi anti wawe, ati kandi nyuma yuko mama wawe apfuye ati ni ngewe ufataga nka mama wawe, ati gute watinyutse kuba wareka isano ukaza kuba watereta aka gakobwa tutazi n'ahantu gaturuka n'umuryango kavamo. Anti w'umusore ahangaha rwose yari mizizi talkative ndetse kuko yavugaga cyane ndetse binarenzeho akavuga amagambo menshi kandi atari meza. Ubwo isano we yatangiye kuba yamubwira atari ko anti nawe wiba wabwira uyu mukobwa nabi cyangwa se ngo ukomeze kuba wamuvuga nabi, ati uyu mukobwa ngenda abona nta n'icyo atwaye, ati kandi abaye ari umugore wa Riyu ati ntabirenze rwose. Riyu ahangaha rwose we yari yanarakaye byamubabaje cyane, atangira kuba yabwira anti wiwe ati anti hagarika kuba wakomeza kuba wavuga uyu mukobwa nabi cyangwa se umugore wanjye nabi, ati ntaza kuba nakigendera ukaza kuba wasigara ahangaha wenyine. Ubwo ngubwo isano niko gutangira kuba yababwira atari ko mutuze mu mwe muratongana ahangaha. Disika Nyiramwiza katangiye kuba kababwira ati munyihanganire kuba naje ahangaha ntabasabye uburenganzira, ati cyangwa nageze ahangaha atari ko n'uriya musore wari wanzanye ahangaha, ati nge ntabwo nashaka kuba nahaza, ati kandi wikomeza kuba wakifata ukomeza kuba washinja Riyu wanjye amakosa, ati nawe nta kintu yabashe kuba yakora. Isano niko kuba yababwira ati se ahubwo mwaretse tukaba twashaka umunsi tukaba twakajya kwisangirira, ati n'ubundi ko nta mutima mubi. Ubwo ngubwo ka Nyiramwiza ko kari kumureba hano bigaragara ko kari kahuje n'uyu mukobwa isano nubwo kari karamutwaye umugabo, ndetse twe turabizi ntabwo kigeze kamutwara, ahubwo umusore wacu Riyu niwe wabashije kuba yakikundira aka gakobwa ka Nyiramwiza. Ubwo isano yakomeje kuba yababwira ati mwe mwikita ku by'amagambo anti ari kuba yakoresha ahangaha, ati nawe ni umujinya uri kuba wamukoresha. Ubwo anti we yari gukomeza kuba yavuga ati isano ati ngewe uyu mukobwa mu by'ukuri uri ahangaha sinigeze mukunda, ati nta nubwo nashaka ko aba ari ahangaha, ati ahubwo yatwihanganira akaba yagiye. Hari ukuntu umuntu agenda akanga umuntu ntacyo amutwaye cyangwa se ukikoma umuntu nta kintu agutwaye kandi mu by'ukuri nta n'icyo umumariye. Nk'uyu mu anti uri ahangaha yari ari kuba yakikoma uyu mukobwa wacu Nyiramwiza kandi mu by'ukuri nta kintu amumariye mu buzima bwe, nta nubwo ajya amugaburira ndetse nta n'imyenda ajya amwambika, ariko umva amagambo yari ari kuba yakoresha ahangaha. Umusore wacu Riyu yakomeje amubwira atari ko anti nawe uri kuba warengera, ati ntabwo wakagombye kuba uri kwitwara gutya imbere y'umukobwa. Anti akamubwira ati warwana we nawe aceceka aho ngaho, ati kuva mama wawe yapfa narakureze, ati ntabwo wakagombye kwakitinga gutyo cyangwa se kuvuga gutya imbere yanjye. Nyiramwiza we yari ari kuba yareba anti w'umusore yamucanze yayoboye ishusho rimwemo, umusore wari kuba yamwitegereza ari kuvuga ati ibingibi ntabwo byagakwiye, ati kandi noneho ati ngiye kuba nakigendera, ati ntuze kuba wabifata nabi. Anti atangira kuba yavuga ati kubera iki wakitwara gutya, ati kubera iki watangira kuba wampinduka gutya, ati kandi ari nge wakureze. Muri ako kanya isano we yari ari kurwana no kuba yabahuza cyangwa se yakongera kuba yabateranya ababwira ati ariko mureke kuba mwashwana nk'abantu batoya, ati ntabwo mubona ko ahangaha dufite umwana w'umukobwa w'umushitsi uri ahangaha ati ataba yaritunyuzamo. Muri ako kanya ka Nyiramwiza karahindukiye karangiye kabwira umusore ati Riyu ndabona anti wawe agufuhira cyangwa se agukunda cyane nka papa wawe, ndetse bavuga kimwe bitwara kimwe, ati rero njye bashije kuba nakigendera, ati musigare muri kuba mwatongana ibyanyu. Disika Nyiramwiza bari bakabwiye nabi ndetse bari banagafashe nawe ubwo kinjiragamo ahangaha kagiye kuba kagenda. Umusore niko kuba yakabwira ati turaza kuba twajyana, agakobwa niko kuba kamubwira ati ndeka ndijyana. Umusore akabwira ati ntabwo mbasha kuba nakurekura, ati aho ujya hose turi buze kuba twajyana muri uyu mugoroba. Agakobwa niko kuba kamubwira ati ngaho jya kuba wazana ibintu byanjye cyangwa se ibyo nari mfite tube twava ahangaha tugende. Kumbe barakwereka ahangaha nyuma yuko nyiragasazi wacu Nyiramwiza atashye we n'umusore Riyu, Disi ntabwo yigeze atanga ngo batahane mu rugo,
ahubwo yaje kuba yakisurira inshuti yiwe. Barakwereka inshuti yiwe yaje ahangaha ari kuri telefone, irangije itangira kuba yamubwira ati umugabo wawe ari hasi hano kuri esikariye aragutegereje, ari kuri telefone ari kumbwira ngo nkubwire ngo aragutegereje ngo mube mwataha. Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati mubwire ko njye nta hantu ndi bube najya, ati cyangwa se nta hantu turi bube twajyana. Ubwo umukobwa nawe niko kuba yabivuga uko abimubwiye, arangije aramubwira ati ashaka kuba yagenda bunyombe cyangwa bucece aho utari buze kuba uri kuba wamubona. Ubwo niko kuba kamukupa, karangije karamubwira ati naheje ubwo ngubwo, ati muzasubira. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati arambwiye ngo yohereje miliyoni 2 kuri konti yawe, atuze kuba wabaho wishimye kandi wenjoyinga ubuzima bwawe, ati kandi wumva utuje uze kwibagirwa ibibazo byose wahuye nabyo muri iyi minsi cyangwa se ibibazo yaguteje. Nyiramwiza niko kwa kamubwira ati njye ntabwo nkeneye ayo mafaranga yanduye, ati ejo nzabujya kuba najya guhiga akazi kanjye, ati kandi ndabizi bizakunda nzabona akazi, ati rero urumva ayo mafaranga yiwe, ati ntayo nkeneye. Disi Nyiramwiza kari karakaye, ndetse barakwereka ahangaha bukeye bwaho hari aho bari bategereje umuntu bisa naho bategereje kuba bamukoresha interview, kumbe barakwereka ako kanya babashije kuba bamuha ikaze. Nyiramwiza arangije arinjira n'amadokima, ndetse hari harimo umusore uri kuba wamwitegereza uko nguko, ndetse agakobwa nako kinjiyemo aho ngaho gatangira kuba kakijijisha, karangije kicara aho ngaho. Kumbe wa musore wari kuba yakitegereza yatangiye kuba yasoma dokima zakarangije arakabwira ati ndabona dokima zawe neza neza zihura n'umukozi twashakaga, atari ko ikibazo kirimo, ati hari kugaragaramo ko wabashije kuba wakora divorce. Nyiramwiza niko kuba kababwira ati yego rwose, ati nakoze divorce. Umukobwa wari uri aho ngaho nawe atangira kuba yamubwira ati yego rwose, ati wabashije kuba wakora divorce na CEO wa groupe ukwezi gushije. Ubwo Nyiramwiza atangiye kuba yarakara, atangira kuba yababwira ati ndimo aha ngaha mu by'akazi, ati mwimbaza ku by'ubuzima bwanjye bwite. Umusore wari urani kuko yatangira kuba yamubwira ati yego rwose ibyo uri kuvuga nibyo, atari ko dukeneye kuba twamenya impamvu waba warahanye divorce n'umugabo wawe. Kumbe murabizi uko umuntu kose yakora ibintu yishe bigera igihe bikagaragara, ndetse aho ngaho ku ruhande hari incyanutsi zatangiye kuba zavuga ati uriya agombe kuba ari wa mugore wariyu ari we CEO wa group, ati kandi ari kuba yashinjwa kuba yararyamanye na profeseri wiwe, ati byose byaragaragaye, ati rero niyo mpamvu bashobora kuba barakoze divorce gatazaba yakangiriza image cyangwa se ishusho ya ntuza ya CEO wacu. Ubwo umusore wari uranga niko gutangira kwa yazibahamo neza, arangije ababwira ati ahubwo ati reka mbihere video nawe yasohotse, ati mubashe kuba mwakirebera uriya mwana w'umukobwa ibintu yabashije kuba yakora. Kumbe muri ako kanya bakiri mu bucecwe cyangwa se mu bugambo, wa musore mubyara wariyu niko kuba yagera aho ngaho, barangije bagira ubwoba barirukanka, niko kuba yatangira kwinjira hari kubera interview, maze abakozi bari barimo barangije barahaguruka bati Mr. Lu, ati mbese nawe uri aha ngaha? Aka gakobwa kakimubona ka Nyiramwiza karahagurutse, wa musore atangira kuba yababaza ati se ni ibihe bibazo muri kuba mwasanga muri dokima z'uyu mukobwa? Ubwo basore bari baraho n'abakobwa batangiye kuba bamubwira ati dokima ziwe zimeze neza, atari ko ibihuha bimuvugaho byakangiriza ishusho cyangwa se isura ya kampani yacu. Umusore niko gutangira kuba yababwira ati se twebwe ibyo dukora byerekeye ku bugeni ndetse no gukoresha ibintu biri porofesiyoneri, ati ibyo ngibyo se byakangiriza kampani hehe? Niko kuba yabwira umukobwa ati akazi uragahawe, ubundi baravuga ngo Imana ikigufiteho umugambi cyangwa se iyo ukiri mu biganza by'Imana, niyo haba satani cyangwa se umwanzi wawe yabasha kuba yagira ibyo agukoraho, nta na kimwe cyabasha kuba cyakugeraho, kandi ukwanga arakugama munsi y'umureko. Barakoreka cya gisore kigendana na Riyu cyaje ahangaha gitangira kuba cyamubwira ati boss umugore wawe yagiye kuba yakora kwa Giant Group, ati kandi yagiye kuba yasaba y'akazi, atari ko ibihuha byakomezaga bivuga ko yuko we nawe mwabashije kuba mwahana divorce. Riyu niko batangira kuba yamubwira ati se ni ibiki bindi byabashije kuba byavamo? Umusore akomeza kuba yamubwira ati usibye abantu bari gukomeza kuba bavuga ko we n'umugore wa mwahanye divorce, ati nta bindi biri kuba byavugwa cyane. Umusore aramubwira ati reka bakomeze bavuge nta kibazo. Barakwereka ahangaha hari uwari wamaze kuba yadepoza ahantu agiye kuba yasaba akazi,
ndetse akazi kari katangiye yabatangiye kuba yakitwa Munyakazi kuri titire yiwe. Barakwereka abandi bakozi batangiye kuba bakitahira, batangira kuba bamubwira ati Nyiramwiza, ati dore burije ni amasaha yo kuba twataha. Kumbe Nyiramwiza we yari afite poroje ari kuba yakirukankamo, wasigara akora aho ngaho. Kumbe hari agasore katangiye kuba kaza aho ngaho, katangira kuba kamubwira ati se ko bwije wowe ukaba utari gutahura indi ibiki? Ubwo Nyiramwiza niko gutangira kuba yamubwira ati hari site izakorerwaho ubukerarugendo, ndetse abakerarugendo bagomba kuba bajya mu misozi. Ati rero ngomba kuba nacekinga ko iyo misozi yujuje ibyangombwa batazaba bagiriraho ikibazo. Ubwo agasore kari aho katangiye kuba kakigirana ryowa, karangije gatangira kuba kamubwira ati reka mbe nagufasha. Kumbe Nyiramwiza arebye ku ruhande ukuntu gatangiye kuba kamwifatishwaho, arangije niko kuba yakegera hirya atangira kuba yakabwira ati nta mpamvu yo kuba wamfasha, ati ndaza kuba nakifasha nta ribi, ati wejya taha ujye kuba waruhuka, ati ndaza kuba nabyikorera n'ubundi ni waka yanjye. Agasore karangije amaze kuba yakiyama karigendeye, karangije Nyiramwiza asigara aho ngaho aguye mu kantu ari kwibaza ibyo ari bigiye kuba byamubaho. Karangije niko kuba katerura icyayi aho ngaho karamuzanira, karangije gatereka aho ngaho karamubwira ati ugomba kuba wakoresha ikawa ukaba wanaruhuka mu mutwe, ati kandi uze kuba wagira vuba utahe hakiri kare dore bumaze kuba bwakira. Ubwo Nyiramwiza we yari yabaye ikiragi, ndetse ari kuba yakitegereza ibiri kuba byabera aho ngaho we, ndetse icyo yari yitayeho kari akazi kiwe. Kumbe bidatinze umusore amaze kuba yarenga aho ngaho, katangiye kuba kafata cya cyayi akazaniye, gatangira kuba kakinywaho gake ariko kari no kureba ku kazi kako. Kumbe katangiye gusa n'akatareba neza. Barakwereka ko kari aho ngaho katangiye kuba kananirwa kamaze gusoma kuri cya cyayi, kumva gatangiye gushaka kuba kajya mu buriri cyangwa se ibitotsi bitangiye kuba byakica. Niba murebye neza uko kari kunywa icyayi aho ngaho cyangwa se kari kumva gatangiye kuba kananirwa, hari umusore uri ku ruhande cyangwa se umuntu umeze nk'umuntu uri kuba wakareba ariko kitegereza ku ruhande. Agakobwa niko gutangira kuba kagendagenda, kageze aha ngaha gatangira kuba kacika imbaraga, ndetse na cya cyayi kari kunywa kakirambika aho ngaho ku meza kugira ngo kataza kuba kamena icyayi aho hasi, ndetse kagatangira no kwangiriza ibyari biri aho ngaho. Karangije kicara mu ntebe yari iri aho ngaho, ndetse byari bigaragara ko katangiye kuba kananirwa cyangwa se kabaye kananirwa, ibitotsi byanakishe n'umunaniro. Kumbe muri ako kanya cya gisore cyahise kigaruka, bigaragare ko kitari na kure, cyatangiye kuba cyamwitegereza nk'igishaka kuba cyakikubitira kuri bya bintu. Ubwo umukobwa nawe yatangiye kuba yakireba, igisore nacyo gitangira kuba cyamubwira ati ese uranyibuka? Ati se uri kuba wareba neza ugasanga uri kuba wanyibuka? Ati uribuka muri segonderi ubwo nazaga kuba nagutereta, ati ukambwira ngo urahuze uri kuba wakishakira amafaranga, ati mu nyuma ukaza kuba wajya kuryamana na kiriya gisaza cyari gishaje ngo ni porofeseri wacu watwigishaga. Kumbe uyu musore wari uri aha ngaha bigaragare ko yashatse gutereta aka gakobwa, ariko bya bindi byabo kakaba kamukatira ndetse kakaba kamuharurira inzira cyangwa se kamukurira inzira ku murima. Ubwo umusore yatangiye kuba yamubwira ati none reba aha ngaha ukuntu umeze, ati na CEO Riyu yagutaye yakujugunye, ati ubu ngubu umeze nk'imyanda iri mu bishingwe, ati noneho rero nanjye ati ngiye kuba nakishimira kuba narya ibyasigaye, ati kandi ndaza kuba nabikora nishimye, ati kandi ndaza kumva ntari bimeze neza. Nyiramwiza atangiye kuba yamubaza ati se ni ibiki washatse wanshyiriye mu ikawa mpaye? Umusore niko gutangira kuba yamubwira ati hama wowe hamwe dushaka aho tuba twajya kuba twaruhukira, ati nkwereke ibyo tuba twakora kandi ndabizi uraza kuba wabikunda. Kumbe muri ako kanya Nyiramwiza atangiye kuba yabaza igisore cyari kiri aho ngaho, ati wowe uranshakaho iki? Ati kubera icyo watangiye ko wabashije kuba wankirira uburozi mu cyayi. Igisore niko kuba cyamubwira ati ariko gute watinyuka kuba wahangana nanjye cyangwa se wahangana n'umugabo nkanjye? Ati ntabwo uri kumva ko umubiri wawe wabashije kuba wacika intege? Ati ahubwo wowe hama hamwe mbashe kuba nakwereka ibyo tugiye kuba twakorera aha ngaha. Ubwo igisore kiranga cyakomeje kimubwira ati reka kwitwara nk'urengana, ariko ati genda ndashaka kuba nakora bya bindi, ati waranyanze tukiga segonderi, ati ariko ubu ngubu ntabwo uri bubashe kuba wancika, ati uratekereza se uri buze kuba wancikira hehe? Ati ndagufite wese, ati ahubwo reka ibyo CEO wacu wari group atabashe kuba yagukorera muri uyu mugoroba mbashe kuba nabigukorera. Ubwo igisore cyakomezaga kimushinyika ahangaha cyangwa se cyanika imikaka ahangaha,
kiri kuba cyamubwira ati ubu ngubu ibyo ngiye kuba nagukorera ati uzajya ubitekereza buri munsi wumve ibyishimo bibashe kuba byakwica nawe. Barakwereka hano Nyiramwiza yatangiye kuba yatabaza avuga ati kimveho, ati nikimveho. Kumbe muri ako kanya yabashe kuba yafata telefone yiwe arangije agira umuntu ahamagara. Kumbe wa mubyara wari yaje gushota ikingiki mugeri arangije arakibwira ati bura, ati ba wasohoka ahangaha wakitweryiwe. Igisore nuko nguko cyasohotse cyashakaga kuba cyafata umukobwa ku ngufu ngo gikubite kuri ka kandi, ariko mubyara wari yaje ahangaha yihuta arangije atabara umukobwa. Kumbe yatangiye kuyamuhamagara ati Nyiramwiza umeze neza, ati Nyiramwiza umeze neza. Kumbe ka Nyiramwiza katangiye kuba kamwitegereza kubera urukundo rwinshi gatangira kwibonera ari wa musore wacu Riyu. Umusore nawe akomeza kuba yamubaza ati umeze neza. Katangiye kuba karira kari kuba kambwira ati kubera iki watinze kuba waza kuba wantabara, ati nari mbizi kuri buze, atari ko kubera iki watinze. Kabashe kuba kagira ngo ni wa musore Riyu. Karangije kamuryama mu bituza karituriza gatangira kuba kamubwira ati kubera iki watinze, ati kubera iki, ati se ntago nkunda. Kumbe barakwereka Riyu muri ako kanya nawe yari amaze kuba yatera ibirenge asanga ni mubyara wiwe ufashe umukobwa. Ese biraza kuba byarangira gute? Barakwereka mubyara wa Riyu akimara kubona umugabo w'umukobwa aje, cyangwa se akimara kuba yabona Riyu ageze aho ngaho yabashije kuba yafata umukobwa arangije amuryamisha aho ngaho mu ntebe. Arangije niko kuba yahaguruka yinyegeza arangije abwira mubyara wiwe Riyu ati bro, ati ntuze kuba wabifata nabi cyangwa se ntihaze kuba hazamo kutumva ibintu neza, ati njye nafashaga. Riyu niko kuba yamukora ku ikora ryiwe arangije arigira neza agakobwa kari karyamye karyangirije. Arangije aramubwira ati nta kibazo muvandi. Ubwo Riyu nawe yaje yegera ya ntebe umukobwa yari aryamyemo arangije atangira kuba yamuterura ngo abe yamuvana aho ngaho amujyane mu rugo. Ubwo Riyu nuko yateruye umukobwa wacu Nyiramwiza arangije aba yamuvana aho ngaho. Mubyara wiwe nawe nuko nguko yasigaye abasha kuba yabitegereza. Barakwereka ahangaha umusore wacu yateruye agakobwa kacu ka Nyiramwiza arangije akazana muri ya modoka yiwe nziza ikunda kuba yagendamo. Arangije niko kuba yagashyikiramo cyangwa se yakicazamo. Arangije niko kuba kamufata karangije karamubwira ngo sinshaka kuba najyana nawe, aturabizi njye nawe twanye divorce. Umusore niko kuba yamubwira ati ariko amahamwe ugabanyamahane, ati ubu ngubu tugiye kuba twajya mu rugo. Nyiramwiza niko gutangira kuba yamubwira ati erega n'ubundi wowe igihe cyose tumaranye, ati byawe ni ukungambanira gusa, ati n'ubushije, ati warangambaniye n'ubundi. Umusore niko gukomeza amubwira ati n'ubundi se, ati divorce yacu ubasha kunkangisha cyangwa uhora uvuga, ati yari iya fake ntago yari ukuri. Agakobwa niko kuba kamubwira ati ngiye rero sinshaka kuba nabana nawe, ati ugomba kuba wataha wenyine ukansiga ahangaha, ati nta bufasha bwawe nkeneye, mwibuke neza ni ukwihagararaho. Ubwo kari mu bibazo nta wundi muntu kabashe kuba katekereza usibye uwo gakunda cyangwa se ubasha kuba kakisanzuraho. Ese umusore yabonye nako ko nta yandi mahitamo cyangwa se ari ukuba kakisaza aho ngaho. Arangije yubahiriza amategeko akambika umukandara ngo abe yakavana aho ngaho. Barakwereka Riyu na Nyiramwiza barimo kuba bataha. Mwibuke neza ibyo umukobwa yari yahuye nabyo mu kazi ntago byari byiza habe na gatoya, ndetse ku mwana w'umukobwa yatangiye kugenda yibuka ibyamubayeho ndetse atangira kuba yahamagara ati Riyu mfasha, ati sheri mfasha. Riyu yatangiye kuba yamubwira ati sheri humura ndahangaha, ati ngiye kuba nagucyura mu rugo. Disi Nyiramwiza yari yahuye n'ihahamuka. Riyu akomeza kuba yamwihanganisha ndetse amufata ari nawe utwaye imodoka amubwira ati hangane ndahangaha. Abonye bikomeje kuba byakara niko kuba yafata fira arangije aza kuba yareba agakobwa. Disi kiriya gisore cyari cyakabangamiye ndetse cyari cyakabangamiye cyane, ariko uzi umuntu kuba yashaka kuba yagufata ku ngufu. Disi ahangaha katangiye kuba kanarira. Ihahamuka ryari ryakishe kari kuba kabwira Riyu ati mvana aha hantu, ati mvana aha hantu, ati nkura aha hantu ni ukuri. Barakwereka bidatinze umusore yateruye agakobwa mu modoka arangije akazana kuba karyamisha ahangaha. Disi mwibuka ubwo yajyaga gufata brake y'imodoka cyangwa se feri y'imodoka yari yakomeretse kandi bihambaye ndetse imodoka yamwangirije cyane. Barakwereka ya nshuti ya Nyiramwiza yatangiye kuba yamubwira ati siniya, ati ugomba kuba ukeneye kuba wajya ku bitaro, ati ukaba wajya kuba wafata imiti,
ati utaza kuba wakangirika cyane. Ubwo ni mushuti wa Nyiramwiza wari kuba yabwira Siniya cyangwa se wa musore wacu uri Ingabe yajya ku bitaro. Yari yatangira kuba yamubwira ati ndaza kuba nagenda ubwo umugore wanjye cyangwa se Nyiramwiza ari we ubyutse. Sibaze ko umusore yari ahangayitse ndetse ahangayikiye umugore wiwe ko barwaye, niko gutangira kuba yabwira mushuti we ati ngiye kuba nabasha kuba nagenda, ati ariko ntuze ko wamubwira ko narinda ahangaha atataza kuba yahangayika cyangwa se akaba yajya muri koma nanone. Mushuti wa Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati ugomba kuba wakwiyitaho ubwawe bwa mbere, ati ni wowe wakomeretse cyane. Disi umusore kubera gukunda umukobwa cyane nta nubwo yari akita ku buzima bwiwe, yatangiye kuba yamubwira ati ari buze kuba yakanguka, ati ntuze kuba wamubwira ko nageze ngera ahangaha, atuze kumubwira ko natahageze. Umusore niko kuba yakata, arangije atangira kuba yagenda agava aho ngaho, ndetse mushuti wa Nyiramwiza nawe yamusezeranyije ko ari buze kuba yamwitaho. Uko bigaragara umusore wacu Ryu nawe yari yabashije kuba yakomereka cyane, ndetse yari yahuye na accident ihambaye ubwo yari ari kuba yavana umukobwa we yari ashaka kuba yafatirwa ku ngufu. Barakwereka Nyiragasazi wacu cyangwa se Nyiramwiza yatangiye kuba yakanguka, ndetse akanguka ari kuba yakabakaba telefone yiwe. Kumbe kakangutse kareba kuri telefone yako, niko kuba kahaguruka kikanga cyane, karavuga ati ngombe kuba nakerewe, ati kandi uyu munsi ati nari mfite akazi. Kumbe barakwereka mushuti we yaje avuga ati ninjye ugomba kuba wakita ahangaha, atahubwo akira amazi unywe. Nyiramwiza niko kuba yamubwira ati ibyo ngibyo ndakeka nabikeneye muri aka kanya, ati mfite akazi ngomba kuba najya gukora, ati ndakeka naraye ntagasoje, ati ariko mbanza natashye ntinze. Kumbe kagiye guhaguruka umutwe watangiye kuba wakarya, karangije kuba watakatangira kwa kabaza wa mushuti wako ati ariko ubundi nageze ahangaha nde, ati ko numva umutwe wanjye uri kuba wandya. Disi bigaragare ko katari kari kwibuka ko ku mugoroba hari igisore cyabashe kuba cyashaka kuba cyagafata ku ngufu cyangwa se kuba cyagahohotera umusore wacu Ryu, akaba yagatabara kakazana mu rugo, ndetse nta nubwo kari kazi ko babashije kuba bakora impanuka ubwo bari kuza aho ngaho mu rugo. Umusore akaba yanakomeretse. Umukobwa yabashe kuba yamubwira ati ugomba kuba wahangaha ukabasha kuba waruhuka, ati kandi ikindi ugomba kuba wabasha kuba wamenya bosi wawe niwe wabashe kuba wakuzana ahangaha. Undi ati bosi wanjye, ati yego rwose bosi wawe, ati niwe wakuvanye ku kazi kuko wari warushye cyane. Ese uyu mukobwa araza kuba yamenye ko iyo wari wowe wabashe kuba wamugera ahangaha, ndetse mubwo bari kuba baza akaba yanakoze impanuka. Ese biraza kuba byarangira gute? Dukoreye subscribe utazacikwa na episode ikurikira, ndetse ujye no muri comment tubwire ukuri kumva iyi nkuru, ubasha wayikunda ukande kuri like, ndetse wibuke no kuba wayisharinga.